Okay guys, urakaza neza kuri YouTube channel yacu. Nk'ibisongeye kukwereka uburyo wakenga password ya Facebook y'umuntu nyine account yiwe ukayinjiramo. Rero buno buryo ntabwo mbasabye ngo muzabukoreshe mu buryo butemewe, nta kantu nyine shaka ko umenya kuri Facebook. Rero kugira dukomeze kujya mbere ku bindi, ndagusabye ngo manze kande subscribe, nyandike no muri comment nimba byakoze. Twagiye ugenda muri Facebook yawe. Rero ubanza ucenga nyine umuntu ushaka kugira nyine kuza guhakenga. Tugamugero bamwita Tuyizere. Tuyizere Evode. Rero iyo ukimara kujya kuri account yiwe, uhita uza kutu tuntu kw'aka kadomo, aho uri kubona ako kantu uwo mwambaro uri kujya, uhita uhajya, uhita uhakanda nyine, ugahita uza ahantu handitse ngo copy link. Ugahita uhakanda, bagahita bakubwira ngo copied. Wamara kubikora rero ugahita usohoka muri Facebook yawe, ugahita ujya muri Chrome. Ugahita uza hano muri search ya Chrome, ukandikamo aya magambo ngo find my FB cyangwa se Facebook ID. Ugahita ushaka. Ukimara kubishaka rero uhita uza hano hambere. Ugategereza, ukamanuka, ugahita uza hano handitse ngo hano nyine noneho ugiye gushiramo bya bindi wakopiye ku ntuza kuri Facebook, ugiye kubishiramo hano. Noneho uhite ubishiramo nyine, tukanda paste. Ukubona ngo Tuyizere Evode bihita bizamo. Noneho uhita uza hano handitse ngo find Facebook ID. Tegereze